twongeye kubasuhuza mwese tugiye kubana muri iki kiganiro. Uyu munsi ku isi yose nta gihugu utasangamo abantu bafite umubyibuho ukabije. Ubyumvise kubyibuha nta kibazo biteye, gusa ikibazo ni ukubyibuha bikabije. Iki kibazo cyo kubyibuha birenze urugero gifitwe n'abantu batari bake ku isi. Impamvu tukita ikibazo ni uko hari abantu batari bake kibangamiye kuri iyi si. Ubundi kubyibuha ukabyibuha bijyanye n'uko uteye cyangwa se bijyanye na taye yawe nta kibazo byaba biteye. Ahubwo ikibazo kivuka ari uko wabyibushye igice kimwe cy'umubiri wawe, ikindi cyangwa se ibindi bigasigara ingano yabyo idahuye na gato n'icyo gice cyabyibushye. Nk'urugero, ushobora kwisanga wagize ijosi rinini, amaguru manini se, amatama manini cyangwa se mu nda hanini. Ahandi hose ku mubiri wawe hagasigara hagaragara ko hatajyanye na gato n'icyo gice cy'umubiri wawe cyabyibushye. Ahangaha byanga byakunda urireba, kwireba muri miriware gusa ukabona urabangamiwe. Nitwa Samuel Mugisha, mureke tuvuge kuri iyi ngingo kuri uyu munsi. Ese ndamutse nisanze nazanye mu nda hanini hakabyibuha ku buryo nanjye numva bimbangamiye, nahagabanya gute? Ni iki nakora nkaringaniza mu nda hanjye nkahanganisha ku rugero nshaka? Iki kibazo cyo kubyibuha mu nda abantu benshi iyo bacyumvise bahita bumva ko ari ikibazo kibangamiye abakobwa gusa cyangwa se abagore. Gusa kugeza kuri uyu munsi hari abagabo benshi bahora ku ngamba ndetse n'imyitozo myinshi ngo bagabanye ibinure by'inda zabo. Uyu munsi abadozi badoda ku buryo imyenda izaba ihisha inda y'umuntu wisanze afite iki kibazo cyo kugira mu nda hanini. Gusa nubwo bimeze gutyo, ibyo ntibyakubuza gukoresha ubundi buryo uwo mubyibuho w'inda yawe ukagenda burundu. Muri iki kiganiro mureke turebere hamwe ibintu 7 by'ingenzi ugomba kwibandaho mu gihe ushaka kuzajya uravuga umubyibuho w'inda yawe nk'inkuru y'amateka. Iki kiganiro cyitwa Menya Byinshi, ni icya Montagne, mugikurikirana buri wa kane isaha 8:30 z'amanywa na buri ku cyumweru isaha 3:30 za mu gitondo. Tubahaye ikaze. Niba uri mu bantu bashaka kwibona bafite mu nda hato, abantu benshi bakunze kwita mu nda zero, ikintu cya mbere ugomba guheraho ni iki ngiki: reka cyangwa se ugabanya isukari. Isukari iri amoko menshi, gusa icyo ugomba kumenya ni uko isukari iyo umaze kuyirya umubiri uyihinduramo iyo mu bwoko bwitwa fructose kugira umwijima uyikoreshe. Ibi birumvikana cyane ko iyo uriye isukari nyinshi umwijima ubona fructose nyinshi utamara. Hanyuma kuko umubiri wacu uzi ubwenge, iyo fructose yabaye nyinshi ihita ihindurwamo amavuta yo mu bwoko bwa fats. Aya mavuta ni amavuta abafashe adasukika. Hanyuma ayo mavuta ahita yihutira kwiyomeka cyangwa se kwibika ku nda. Iyo bigeze ku sukari iba mu binyobwa biba bibi cyane, kuko mu ikorwa ryabyo bifashisha isukari nyinshi kugira ibyo binyobwa biboneke. Ibimenya ari byo bisobanura neza impamvu umuntu ujya mu kabari akanywa inzoga akarenzaho brushette agira inda nini cyane, kandi wareba ukabona ibicece n'ibicece ku nda ye. Niba ushaka kugabanya ingano y'inda yawe rero, gabanya ibintu bifite isukari nyinshi. Ikintu cya kabiri ugomba kwibandaho kandi ugaha agaciro ni ukurya proteine nyinshi. Proteine zimwe mu ntungamubiri zifasha gutakaza ibiro. Iyo uriye ifunguro ririmo proteine nyinshi bifasha umubiri kudashaka ibiryo birimo za kalori nyinshi nk'amasukari, bityo bikakurinda kubyibuha cyane ndetse no kuzana ibinure ku nda. Ni byiza cyane igihe ushaka gutakaza ibiro cyangwa se igihe ushaka gutakaza ibinure byo ku nda, kwibanda ku kurya ifunguro ryiganjemo za proteine. Aha dusangamo nk'amata, amagi, imboga se, ubunyobwa ndetse n'ibinyampeke. Ibyo nubirya neza kandi ukabirya ku buryo bugenwe, nta kabuza bizagufasha kwivanaho icyo kibazo kandi uzasigara mu nda hawe habaye zero nk'uko twabivuze.
cya gatatu ugomba kwibandaho ni ukwirinda ifarini. Ifarini iri mu bintu bishobora kongera amavuta yo ku nda bityo ukarushaho kubyibuha inda yawe. Nimvuga ifarini wumvemo ibintu bikozwe muri yo nka za keke, imigati, capati ndetse n'ibindi byose bikozwe mu farini. Mu gihe ubona inda yawe ari nini kandi ikubangamiye, biramutse bigushobokeye ukareka ibiryo birimo ifarini, ibyo byakugabanyiriza inda yawe ku buryo utatekerezaga. Ikindi kintu cya kane ugomba kwibandaho kandi gikomeye cyane ni ugukora siporo. Siporo nk'igikorwa cyo kugorora umubiri nayo yagufasha cyane. Kora siporo zigorora mu nda nka za abdomino cyangwa se za pompaje nkeya ku munsi. Ibi ni ingenzi cyane kuko byagufasha kuhakomeza bityo ntihongere kuhabyibuha, ahubwo ugahora wemye mu nda yawe ahubwo hagororotse. Ikintu cya gatanu ugomba gukora kandi ukibandaho cyane ni ukurya imboga n'imbuto. Imboga ndetse n'imbuto ni bimwe ku bikungahaye kuri fibre ndetse n'isukari nziza byagufasha kugabanya amavuta yibika ku nda. Ibi bituma iyo ufata ifunguro ryiganjemo imboga n'imbuto utabyibuha mu nda. Ikindi kintu cyagufasha kugira mu nda hatoya ukagabanya ibinure byo ku nda ni ukunywa icyayi cy'icyatsi, iki bacyita green tea mu rurimi rw'icyongereza. Green tea, icyayi cyiza cyane cyuzuyemo antioxidant zisohora imyanda mu mubiri ndetse zikanasohora amavuta mabi akenshi yibika ku nda. Iyi niyo mpamvu ari byiza gufata green tea mu gihe ushaka kugabanya amavuta yo ku nda. Hari ikindi kintu abakobwa benshi ndetse n'abagore bakunda kandi kibatera kubyibuha inda cyane nubwo batabizi ndetse batabiha agaciro. Icyo kintu nta kindi ni igikoma ndetse n'icyayi cy'amata cya nijoro birimo isukari bafata mbere yo kuryama. Biba byiza cyane iyo umaze amasaha 5 mbere yo kuryama nta kintu washyize mu nda kuko bifasha umubiri wawe kutabika amavuta menshi avamo kubyibuha kw'inda. Ibi birumvikana ko cya cyayi tunywa cyangwa se cya gikoma tunywa buri munsi nyuma yo kurya, hanyuma kenshi tugahita duhitira mu buriri tutabanje no kurindira n'amasaha angahe kidukoraho cyane. Ikintu cya karindwi ari nacyo cya nyuma kizagufasha kugira mu nda zeru ni ukunywa amazi menshi. Ni byiza kuzirikana ko amazi ari ubuzima ndetse ko amazi anabasha cyane kugabanya amavuta menshi ari mu mubiri. Niba ushaka koko kugira mu nda zeru cyangwa se mu nda hatoya, amazi yagira inshuti yawe ndetse inshuti magara. Ibi bizagufasha cyane. Ni naho nsoreje ikiganiro menya byinshi cy'uyu munsi. Ikiganiro mbashimira kuba mukurikira. Niba ushaka kuzagira abona ibindi biganiro nk'ibi, kora subscribe kuri iyi channel ya Tele Montagne tujye tubana mu biganiro byose tubategurira. Njye nitwa Samuel Mugisha, ndabashimiye cyane.